nongere ngo ikaze ku ijambo ry'umwimerere karibu mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak veYaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholochim lilochot hayom. Tugiye kureba iki? Uyu munsi tugiye kureba ukuntu abantu benshi bavuga ngo Bibiliya irivuguruza. Ndibaza ibintu atari ubwa mbere ubyumvise, reka turebe ibyo abantu bavuga ngo Bibiliya irivuguruza. Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bakunda kwita Kristo nk'uko nkubwiye. Tugiye kureba ukuntu Bibiliya ngo yivuguruza, turebe uko bimeze. Ese usanze yivuguruza ku bushake ari byo abantu bavuga ngo ntabwo bemera ibyanditse muri Bibiliya ngo kuko irivuguruza. Ibi wabyumvise kenshi, kubizera niba wizera, niba warasomye Bibiliya warabyumvise abantu bavuga ngo Bibiliya irivuguruza. Ariko nubwo bavuga ngo Bibiliya yuzuyemo kwivuguruza, reka tuze tubirebe. Niko abahakanyi bavuga, niko abigisha n'abahanga nabo babijyaho impaka, ahubwo bigatuma n'intumwa, intama n'abandi bose bibatera urujijo. Ariko se ndabutse nkubwiye ko kwivuguruza gushobora wenda kuba ari ku bushake, akaba atari no kwivuguruza, ahubwo bikaba biterwa nuko abantu bumva Bibiliya. Wibuke ko ejo bundi narakubwiye nti Bibiliya ni igitabo cy'Imana cyanditse mu buryo bujimije, ku buryo ubuhanga bwacu icyo nzi gishobora kuba kitumvwa n'undi muntu kimwe, kandi byose noneho Imana ibigena, kuko Imana ibisobanuro by'ijambo bishobora kuba byinshi, ariko abantu twibeshya ko icyo tuzi ari cyo cy'ukuri, ariko Imana ifite ukuri kumwe. Ibyo n'ibindi twakwinjiramo, ariko icyo nzi cyo ni uko uwumva yumva ko ijambo ry'Imana ni rigari, nta warimenya ryose ngo ariheze. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu byo kuvuga ngo Bibiliya irivuguruza, ushobora gusanga ahubwo hari amasomo menshi biduha. Ariyo mpamvu tugiye kwinjira muri uku kuri kugira ngo turebe uko ibintu bimeze. Nkwibutse rero, kandaho like kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi cyane. Abakomeje kwiyandikisha nkaba mbashimiye mbikuye ku mutima. Nawe utarayandikisha kora subscribe, kandaho like kugira ngo ukuri gukwire mu bantu bose, maze ukuri kubohore imbohe. Dutangire rero tubyinjiremo rero. Bibiliya ntabwo ari igitabo gisanzwe nk'ibindi byose byo dusoma mu mashuri na hose, nubwo abantu batagikozwa. Ariyo mpamvu mpora mbabaza iteka nti mufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 70, 100, wari wafata umwaka umwe musoma ijambo ry'Imana Bibiliya? Ariyo mpamvu nongera kubabaza nti mugezehe musoma Bibiliya? Ngewe ubu ngubu ndacyari kuri Zaburi, aho nyisoma ndi jyenyine. Zaburi 90, aho nyisoma n'abandi tumaze kurenga umuhanuzi Nahumu. Urumva ko nyisoma kabiri bibangikanye. Nawe narakubwiye nti yisome, mbwira aho ugeze usoma Bibiliya, andika mutingeze aha ngaha. Twumve rero, Bibiliya nk'uko mubwiye ntabwo ari igitabo gisanzwe, ntabwo ari cya gitabo kikwereka uko ukora ibintu. Tuvuge nk'iyo uguze televiziyo bakakubwira ati uzagira gutya, wicana gutya, wizimya gutya. No, ntabwo ari kimeze. Bibiliya ntabwo ari igitabo abantu bavuga bati barasomye bagifasha mu mutwe batumva ibintu biva naho bigera. Ahubwo ni inkoranyamagambo cyangwa se inzu y'ibitabo y'ijuru. Kwera iki? Ni iby'ijuru nyine rishaka ko tumenya. Ibitabo biyigize, yaba bigize uyu munsi, yaba ibyo bavanyemo. Uzi ko ibyo bavanyemo n'ibirimo ubu ngubu bijya kungana, ni byinshi cyane. Yanditswe n'abantu barenga 40, imyaka irenga 1500, mu ndimi zinyuranye, imico inyuranye. Ni nako Imana yagiye ishyiramo amagambo ikurikije aho abantu bari. Bivuze ngo ibyo bintu bita kwisubiramo cyangwa kwinyuramo cyangwa kwivuguruza bishobora kuba biva ku muco cyangwa ururimi cyangwa imyumvire y'abantu bari. Ntabwo rero ari amakosa, ahubwo bitubwira gutekereza kugira ngo turebe ko Imana yashaka kutubwira. Reka tuze tubyinjiremo turebe uko atari ukwisubiramo. Reka rero twinjiremo turebe ko Bibiliya itivuguruza, ahubwo
ari uko abantu bifata. Bibiliya ntabwo yivuguruza. Ibyo bagenderaho ni ibiki rero? Hari nk'uko Bibiliya ikubwira iti, Imana ikakubwira ntuzice. Imana noneho yabayize ikakubwira ngo jya ku ntambara, ikabwira Isiraheli iti jya ku ntambara. Abantu batabibaza, none se ko Imana itubuza kwica noneho ikanongera ikakubwira ngo jya ku ntambara kandi ku ntambara wica. Imigani muri Bibiliya itubwira iki rero? Wumve ibyo abantu bagenda bavuga ngo Bibiliya ivuguruza, usubize umupfapfa ukurikije ubupfapfa bwe. Noneho umurongo ukurikiye Bibiliya ikongera ikakubwira ngo ntugasubize umupfapfa kandi ukurikije ubupfapfa bwe. Urumva Bibiliya irakubwiye ngo subiza umupfapfa ukurikije ubupfapfa bwe, ikongera ikakubwira ngo ntugasubize umupfapfa ukurikije ubupfapfa bwe. Birajimije kugira ngo ubyumve, ntibyoroshye. Noneho ugatibaza ati ese ibi ngibi ni ukwivuguruza cyangwa se ibiduhamagarira gukoresha inyurabwenge yacu? Urumva, subiza umupfapfa ukoresha ubupfapfa bwe. Ni ukuvuga ngo wibuke kandi ijambo riratubwira ngo iyo umupfapfa avuze ubupfapfa ntumusubize agira ngo ni ndigabo. Ahubwo weho nibwo ijambo rivuga ngo ntugasubize umupfapfa ukoresha ubupfapfa bwe. Wikora nk'ibyo yakoze, ahubwo noneho weho koresha inyurabwenge umusubiza. Nicyo bisobanuye. Urumva, ni ibintu bibiri bisubiza ikintu kimwe kandi noneho byose bihuriye ku gisobanuro kimwe. Abantu rero bakavuga ngo byinyuramo, birivuguruza kubera ko batabyumva. Ni ukuvuga ngo Imana ikoresha uburyo bujimije kugira ngo irebe ko dushaka kumenya ikiho kiri ikizaho kiri. Ahubwo turavuga gusanga ibintu byose turabimira bunguri. Imana irashaka ko twebwe dutekereza, dukoresha bwa bwenge yaduhaye atari nk'amarobo. Ni ukuvuga ngo ibintu bijimije bitwereka ibihishe aribyo byahishuwe nk'uko tugiye kubona. Ari nayo mpamvu Kristo yigishaga abantu mu migani, kubera ko iyo migani ntago yumvwaga na buri wese. Ni ukuvuga ngo hari harimo ukuri kugira ngo ugushakishe kumenya ugomba gutekereza ukoresha inyurabwenge. Ari nabwo yatubwiraga ngo muri Matayo 13:9 ngo reka ufite amatwi yumve, ufite n'amaso abone. Kubera iki? Kubera ko ukuri kugomba gushakwa kukabonwa. Ari bya bindi bigaruka ku Ivanjili ya Tomasi. Ivanjili ya Tomasi yatubwira ngo nushaka uzabona, nubona uzatungurwa, bigutera amatsiko, bigutera ubwoba, ariko numara kumenya byose uzayobora byose. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo Imana yagomba kuduha ibintu byose nko ku isahani kugira ngo uhite urya gusa. Ugomba ugashaka ukuri. Shaka kumenya ukuri no kumenya kuzakubatura. Niyo mpamvu rero Bibiliya ifite ibintu bijimije nko kuvuga ngo Kristo ni Imana kandi akaba n'umuntu, ahubwo rero ko twarokowe n'ubuntu, ariko tuzacirwa urubanza n'imirimo yacu, ko umugwaneza ari we uzaragwa isi, ariko umunyabyaha atari we uzaragwa ijuru. Ni ukuvuga ngo ukuri kuri hehe? Ukuri ugomba kugushakisha ukakumva, nk'uko Bibiliya igenda bitubwira uko tugenda tuyisoma. Ariyo mpamvu ngiye nkubwira ni kugira ngo mve Bibiliya neza ugomba kuyisoma kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe, bikagira umujyi umwe, ukagenda wumva uko Imana yagiye ibana na muntu, uko ibihe byagiye bisimburana ibinyejana n'ibinyejana, ibisekuru n'ibisekuruza. Nibwo ugenda wumva ukuri rero. Naho iyo usomye uturutse aho ubonye hose, ntabwo ushobora gufata iby'Imana yashaka kutumenya ngo ubyumve neza, kuko bitari umujyi umwe. Ngewe niko neretswe ko ugomba gusoma Bibiliya kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe kugira ngo ubashe kumva byose neza. Dukomeze rero tureba ko Bibiliya itivuguruza, ahubwo bisaba inyurabwenge rihambaye umuntu afite yahawe n'Imana kugira ngo ayumve neza. Ese uramutse usanze ibintu bita kwinyuramo, kwivuguruza,
ari ikigeragezo, ari ikizami cy'umutima wacu. Uzarebe iyo ugiye gukora ikintu, hari wa mutima rya jambo rikubwira ngo yego cyangwa oya, gikore ntugikore. Biba ari bibiri. Uku kwinyuramo, uku kwivuguruza abantu bavuga rero bimeze kimwe, bisobanuye kandi ibintu bijimije cyane, bikaba ari nk'ikizami cy'umutima wacu. Niyo mpamvu iyo abantu batabyumvise, bamwe batangira kwitotomba aho kugira ngo bashake ukumva uko Imana yashatse ko twumva imyumvire. Imana iratubwira mu migani ngo Imana hari ibyo yahishe kugira ngo twebwe nk'abantu tubishakishe, kandi ikuzo riri mu kubishakisha kugira ngo ubimenye. Imigani 25:2 niko itubwira, ibyo bintu bishakishe ubimenye kugira ngo bigutere ikuzo. Tubisome neza Bibiliya, Imigani 25:2, tuze tubirebe. Imigani 25:2, sibyo? Umve icyo Imana itubwira. 25:2, icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu, ariko abami bo bubahishwa no kubigenzura. Kwa kumva ni ukuvuga ngo wewe ibyo bintu niba bihishe, shakisha ubimenye. Icyo Imana itubwira ni ukuvuga ngo imirongo imwe ya Bibiliya ntiyumvikana neza, ariko iyo urebye neza ukitegereza ugasoma neza, byanze bikunze urabyumva. Hari impande ebyiri z'ukuri, kuko buri wese nk'abantu babiri, umwe ashobora kuvuga ati mfite ukuri, undi mfite ukuri, ariko byanze bikunze urebeye kuri buri ruhande rwa muntu ushobora kureba umuntu afite ukuri n'undi afite ukuri, ariko ukuri kwa nyako kugira ngo kumenye ni uko ugomba kureba izo mpande zombi uko ari ebyiri, noneho ugaca bugufi ukareba noneho ukuri nyako ni uko urebeye muri ango y'ijambo ry'Imana, nibwo umenya ukuri aho kugira ngo ubugame. Kandi rero wibuke ko Bibiliya niyo duhererwamo bwa busabane n'Imana, kuko ari ijambo yanditse. Bifate nk'aho ari ibyanditswe Imana kugira ngo tubibesheho ubuzima bwacu, ubuzima tubayeho. Wibuke ko ngiye nkunda kubyita ubuzima bwacu buri mu ijambo, buri muri Bibiliya. Iyo usomye ijambo rero ugafata ubuzima bwawe, byanze bikunze umenya icyo Imana yakuremeye. Ntabwo rero byose ugomba guhita ubibona uwo mwanya, ntabwo Imana yabiduhaye gutyo, ugomba kubishakisha. Ukuri kurahishe kandi guhishe imbere y'amaso yacu, niyo mpamvu ugomba kurebesha amaso yawe, ukumvisha n'amatwi yawe, noneho ugashungura. Kwa gushungura Imana yaduhaye, noneho ukumva ukuri. Niyo mpamvu Kristo yavuze ati shakisha mu byanditswe, shakisha mu ijambo ry'Imana, ariko mwanga mwese kuza kundeba, mwanga kunsanga, nk'uko tubisoma muri Yohana 5:9. Imana iratubwira, duhamagara ku bwa Kristo, muze munsange musome ibyanditse, ijambo ry'Imana. Murambona ariko mwanga kuza kundeba. Hano rero gahunda y'Imana ntabwo ari kuguha information gusange guhe amagambo ayo yose, ahubwo ni ukuguhindura. Kristo nicyo tubwira, ntabwo ari kuza kumva ibyanditswe gusa, ahubwo umva iryo jambo ry'Imana uryige neza, noneho riguhindure. Niyo mpamvu Imana ikoresha ibyo bintu abantu bita kwinyuramo, bita kwivuguruza, kugira ngo bitume bidusunika twumve ibisobanuro nyabyo mu ijambo ry'Imana, atari ukubifata bunguri gusa, cyangwa bimwe abantu babasomera bakagenda bagataha. Ahubwo biraduhamagarira nyine kwinjiramo kugira ngo biduhindure. None biduhindura tujye mu busabane n'Imana, noneho twongere tube umwe nayo. Icyo kintu Imana iduhamagarira inyuze muri Kristo, kugira ngo dusome ijambo, noneho rya jambo ritugira umwe na Kristo kubw'Imana, byose binyuze ku bwa Kristo umwami wacu. Urumva ko ni ibintu Imana yakoze ku bushake.
ibyo bintu rero bivugwa n'abantu benshi cyane ngo Bibiliya irivuguruza, ntibigutere ubwoba. Niba Imana yaraguhaye umwuka utari uw'ubwoba, ikaguha roho muri weho, ryajwe nakubwira arikubwira yego cyangwa oya, kurikira umwuka w'Imana. Ufite ijambo, ufite umwuka w'Imana, ufite inyurabwenge, dufite byose. Bimwe twireguza buri gihe tuvuga ngo urabona ukuntu bimeze, dufite ibintu byose. Imana nta kimwe tuzayireguza. Nta nubwo reka tugomba kumenya ibintu byose, ntawe umenya ibintu byose, sibyo? Tugenda tubyiga nyine. Ahubwo n'intumwa nazo ntabwo zumvaga byose, kandi Paul nawe muri Bibiliya arabyemera. Tubona ibintu mu bice, noneho twamara kubibona mu bice tukabihuza tukabigira kimwe. Abakorinto ba mbere 13:12. Bibiliya rero ntabwo ibereho kugira ngo tuyisome gusa, ahubwo ihishemo ibintu tugomba gusoma kugira ngo tubimenye, noneho tukabyerekwa na Mwuka Wera. Niyo mpamvu utumvise ibintu uwo mwanya bitagomba gutera ubwoba, ahubwo gerageza ibyo bita kwivuguruza, kwinyuramo, wewe ubifate nkaho bigutumira, bikubwira ngo ngwino ushaka ukuri, kuko ukuri kurahari. Ahubwo noneho ubaza uti, Mana, nicyo ushaka kunyereka muri ibi bintu ndi gusoma ko ntabyumva neza? Ubaza Imana. Nubaza, nushaka uzabona. Byanze bikunze, iyo ubajije Imana, Imana iragusubiza. Iyo ukoresha umutima wawe, ukabishyiraho umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, ugashaka Imana mu maso y'Imana. Turabizi, twabinyuzemo, birakoreka, birakunda. Bibiliya rero ishobora kuba ufite ibyo bintu abantu bita kwivuguruza, ariko byose ni ku bushake bw'Imana. Atari kuvuga ngo ni ukugira ngo abantu bayobywe, ahubwo ni ukugira ngo abantu bakure, bagire imyumvire noneho ifite inyurabwenge. Imana irashaka ko wa mwuka wera ukurimo akuyobora, umwegere nakuyobore, noneho ahubwo anafasha umutima wawe kumva, kugira ngo umutima wawe ryajwe rikujemo rivuga riti oya cyangwa oya, umenye kwimenyereza kuryumvira. Ngiye nibyo nita kumvira ryajwe bwa mbere. Biraza buri gihe, bikunda kudutsinda, cyangwa se rimwe na rimwe tukabishobora, tukagerageza tukabishobora. Uzarebe ryajwe rirakubwira ngo ugiye kujya muri ibi bintu. Waryumvise uwo mwanya, ukavuga ati reka mbe ndetse ahubwo reka nigire muri ibi bindi, ukanga kuryumva. Iyo wanze kuryumvira, byanze bikunze uhura n'ingorane kenshi na kenshi. Iyo uryumvira rero bigenda neza. Ni ukuvuga ngo ibi bintu abantu bita kwinyuramo, kwivuguruza, ahubwo biba bigira ngo dukure mu mwuka, umutima wacu urangamira ijuru, noneho ahubwo dukuze n'inyurabwenge yacu, tubaza ibibazo, twumva, dutekereza. Kuko burya gutekereza ukumva bikuza inyurabwenge. Ntabwo rero twahamagariwe kumira bunguri cyangwa gufata mu mutwe amategeko yose y'Imana cyangwa ijambo ry'Imana iryo ryose, ahubwo weho uhamagarwa kugira ngo wumve neza ijambo ry'Imana, icyo umwanditsi w'ijambo yashakaga ko tumenya ari we muremyi ku bwa Kristo. Icyo yashaka ko twumva nicyo cy'ingenzi. Niba rero ibintu bigufashije, uko wumvaga ijambo ry'Imana ngo ririmo kwivuguruza, ukaba ubimenye neza, ndakubwiye nti kandaho like, ubisangize abantu, wandikemo uvuga uti noneho ndasobanukiwe. Ibyo bitaga kwinyuramo, kwivuguruza, ntabwo ariko bimeze, ahubwo biri kugenda bingarura, binzana mu kuri. Reka twige Bibiliya uko bikwiriye. Narabikubwiye, tangire n'uyu munsi mutaratangira, tugire inyota yo gushaka kumenya ijambo ry'Imana. Impamvu turi hano, kuko niryo ryonyine rizatwambutsa ibihe bije, kuko ijambo ry'Imana ryahozeho, ririho, kandi rizahoraho iteka ryose. Ntabwo ryivuguruza, ahubwo abantu nibo baryumva nabi, cyangwa se abandi bakaba barashatse kurihindura cyangwa kurivanaho, ariko ntushobora, kuko ibintu byose bizaba, ariko ijambo ry'Imana, ijambo naryo riratubwira ngo ijambo ry'Imana rizahoraho iteka. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.